umva mwana wakwiye kamera ariko narumiwe yiziri urakoze yiziri negera nyine amazi yo kunywa babaye wagweho kamera undi mwana kari kurira wasize unguturiye umutima ubu mu mutima harimo uruguma ndikumva naguha urugume ariko si nk'undi urugomo ikindi sindi umugome ariko wowe warangomeye kuba umugore w'undi mugabo nari nzi kuzambera umugore ingutiya nakuguriraga zabaga ari zo muri Gabo Gambia ndetse na Ghana siniganaga demaniga ngo njye kugotomera akayoga njye niguriraga yoga ati ngo naguturira amanga ati y'inzoga ukigumura none reba ibyo wankoreye ibuka disi duhura bwa mbere kwa Hagayi waje guhaha nanjye guhaha nkubwira hayi nsubiza hayi mba ndaguhobeye ni hobe ni wo mpunga nawe umahagura mpobera ni wo mpunga baraho barahunga bajya guhuruza abandi bahungu batiye baba muze muri babahanga mu guhoberana wari wankunze ukimbona nanjye disi byari bityo umbwira ko witwa Muhoza umuhanga wiyongiye umuhanga nanjye ni yewe yuhuhu warayaho mbonye uho nkukunda nk'uguharaye baherena nkabimahero ariko weho nkaguhahoba amahene yose nyatwarihuye nkugurira amaherena y'umuhondo kandi disi ndahenda ndakwebera mba nk'ikihebe none amaherezo uravuze uti toka Patrick uri umutimbwe sha waramemukiye none se reka nkubaza umuntu muhuye rimwe kabiri ukahita wumva ushaka gutura hasi ntabwo ari ibyo pe none se umuntu ujya kubaka inzu nahera muri fondasiyo ubwo se uba ukunze umuntu cyangwa uba ukunze ibyo ngibyo niyo mpamvu wumva shire wakubwira ngo you are so sweet so sweet nuko banyine yarumvishe ko urimo akantu k'akaryohe akaryohe yes urimo satani turabakiriye cyane mwe mudahwema kutwereka ko mudukunda bakunzi ba Pasino Official yaba ari abari hanze y'igihugu cyangwa se mu gihugu indani turabakiriye cyane tubaye ikaze nanone nasuye umuryango mugari w'abakunzi yaba Diane cyangwa se Patrick boyfriend yes sir makuru ni meza umwaka mushya kuri twese Diane umwaka mushya ugeze hagati warangiye ni ukuvuga ngo rero uyu munsi nagarutse ariko nagarukanye utuntu tumeze nk'udukeregeshwa ndavuga ati nigute tutaganiraho nkababaza nkunguka ibitekerezo cyangwa se nkunguka ubumenyi namwe mukambaza kuko hari byinshi mbarushaho ko rakarara naracukumbuye ndacukumbuka ariko kuko mwembemera hari ibintu byinshi muba mundusha cyane ko munabyemerewe yes yego mwakira abantu badukurikiye tubahaye ikaze mu rugo nanone tubahaye ikaze mu rugo nanone njye uvuga nitwa Diane ase ntujya uryama ukandura aho byaba sigenda kuvuga shero wanjye nkavuga Diane tubahaye ikaze ari kazi murakoze cyane tubahaye ikaze Rikaze. Patrick tubahaye ikaze rikaze unanjye munsigaye uri umuntu wacu uri uwaho nuwino ninjye wino ntabwo uri mushashino reka ntabwo uri mushashino yego nawe ndi mushashino okay ikibazo cyanjye ikibazo njya ngira yego ndavuga ngo hari ikintu nyine ndi kuvugaho nabuze ahantu nagera ariko mbikubwiye wahita umbwira ukuntu nari kukibaza hari abajene benshi cyangwa se mu nshuti zanjye zijya zitiranya ibintu zikavuga ngo urukundo rushingiye ku mibonano ntabwo umuntu yakora urukundo rutarimo kubonana cyangwa se rutarimo imibonano jwere niyo navugaga yes birashoboka cyangwa se nibyo koko urukundo rwose barushingiye ku mijweremburanire umuntu yajwerembutse n'undi yajwerembutse ashatse mugenzi we ngo bajweremburane icyo nicyo bita urukundo cyangwa se mwe hari ibindi muzi nk'urukundo rutari urwo njye abashuti banjye bajya bambwira urumva narababwiye naberetse umuntu twakoraga turiya mukobwa ntiwamushobora ati gute ati
yarajweremburanye bihagije ku buryo wowe wajya uvuga ati amvana aka kato k'akavure mu kiyaga cyane bavuga nje oya wewe se ufite uwawe kize ngo ninjye bavugaga cyangwa ko umugani nawe ntabwo umuntu yatwara akato k'akavure mu kiyaga cyawe va muri ayo mwana ariko nyine ibyo wari uvuze urukundo rutarimo ibyo ngibyo rubaho ariko sinduprefera cyane kubera ko ntango ruramba boyfriend niko kuri muramutse mujweremburanye mukundana ndumva naribi gusa iyo bibaye ntago ruramba amahirwe menshi nuko rutabaramba none se kubera iki umugore n'umugabo barambana nuko nabo baba batajweremburana se ni umugore n'umugabo kandi umugore n'umugabo urumva nyine ntago biba bihuriye ubundi abasheri n'abashushu ni iby'abataragira iki urugo se oya nibyo by'abasheri na shushu akenshi ibyo bikazwa cyane iyo bagikundana iyo bamaze gushakana biba gake ubwo aho nawe numeze nk'aba bagabo bashobora kuba bafite umugore yamwita shinga ibyo bintu by'indaya wabikuye he hoya nyine gusa byo uri kumva bifate ko urabizi neza ko hari abantu bamwe mu bantu bari hejuru yacu cyangwa ababyeyi bacu atatinyuka kwita nk'umugore cyangwa umugabo w'umugore mubyeyi we rwose ndabizi yakumva n'umwana bivugiye mu ruhame akipfuka maze ati uyu mwana ndabizi rwose papa wawe ndabizi ko ari kabikora gusa nyine biri seriye uri kumva muramutse mubikoze mukundana ndumva naribi ariko akenshi iyo bibaye akenshi amahirwe yo kugira ngo urukundo rwanyu rukomeze amahirwe aba ari make ni uko wabyirinda kubikora si ahubwo ni uko wabikora cyane kugira ngo urukundo rwubake urusenye hoho ariko ngiye none se ko abantu bajya babikora benshi bakunda kwitwaza ngo tugiye gukora urukundo urwo rukundo ugiye gukora urukundo rurahita rurangira ako kanya hasi manza wihereho cyararambye se ngiye kandi nibwo rega ngiye kujya cyangwa mbaze Diane byararambye ibiki mwarajweremburanye harwo rwarambye erega n'ubundi waba ari uzagenda ushaka kugenda n'ubundi ntiwamubuze sibyo kandi buriya reka nkubwire ntabwo abantu bose uko mukundanye ariko ukora biriya bintu sibyo kuko ushobora kubikora yego ari uburyo bwo kwishimisha ariko ndahamya neza ko ntango wa muntu mwabikoranye iyo atagukunda nyine abatipe urabizi ukuntu mubeshya urumva ushobora nyine uwo murabeshya nyine ngo abatipe bariyizi ukuntu babeshye kugira ngo nzi ukuntu tubeshye yego bariyizi ukuntu babeshya sibyo hari igihe umuhungu agukunda ari ibyo ngibyo agushakaho iyo amaze kukubona nta santima w'ikimuteye kubera ko nta matsiko aba akigufitiye ahubwo abasigaye avuga ati wawu kariya kana kandi nako menye sinabari none tuvuze ko urukundo nyine rushingiye kuri ibyo rutaramba aho nyine kuba umuntu yabyirinda nibwo rwaramba uramutse ukundanye na boyfriend ntabikwake mukabana nta nk'amezi nk'atatu atarabikwaka ubwo nibwo mwakora urukundo rurambye cyangwa nibwo watangiye gutekereza ko ushobora kuba uri gukundana n'umuntu udashobotse biterwa ubundi ushobora kumuha bikaramba cyane ushobora kumuha bikaramba ushobora no kumuha ntibirambe aka kanya nkeneye ikintu kitari buncange cyangwa se n'umuntu wese biracanganye uzi ubwo mwaba nibwumbi ni ukuvuga ngo ngewe naje kubagana cyangwa se n'undi muntu utekereza nkanjye cyangwa wumvishe nkanjye wumva ko urukundo kugira ngo rurambe ni ukuba mwajweremburanye cyangwa se yumva ko kugira ngo urukundo rurambe ni uko hagati y'abakundana hatazabaho kwakana sex kugira ngo rwa rukundo bari gukora rurambe mu gihe ngewe numva ko abantu iyo bari gukundana bajya bavuga ngo tugiye gukora urukundo cyane ko ntabwo ari igihe naje kubasura mukanga ngo tugiye gukora urukundo turaje ntiwitwe ngewe byanteye amatsiko buriya birambwa ibyo mwabivuze mbere uko numva ibyo abajeni banjye ndavuga ati se buriya nasigaye mvuga ati hari ukuntu urukundo rushira mugahita mujya gukora urukundo kugira ngo muze mufite urwuzuye mbona boyfriend azi yatutubikanye nawe amaso yatukuye ndakwirukana iwanjye neza urwo rukundo ko numva wagira ngo rwari intambara urumva ngewe navuga ni buriya wasanga urukundo kurukora hari ubundi buryo busabwa ndavuga ati nzabegera mbifatire umwanya ariko nzafite ibibazo nyine by'ibyo mwumva ishandi ngira ngo munsobanurire hamwe ariko aka kanya uri kumbwira ngo biracanganye kandi nshaka ko bicangamuka ni gute umbwira ko urukundo nyine kugira ngo rurambe ari ukubana
yabayeho. Njyewe ntabwo mbyemera. Ariko boyfriend we nyine njye ntabwo mbyemera pe. Mbonye nemera yuko nyine urukundo ari ukujwelemburana. Yego cyane. Ariko nanjye ku rundi ruhande narabyumvise, ni ukuvuga kugira ngo ukunde urubuto runaka nuko bisaba kuhora ururya ugaca ahantu ukaruhumurirwa ukumva nyine ushaka ewasta ntabwo turi kumwe kabisa. iyo wakunda ikintu utazi. Iyo mujweremburanye nuvuga ngo mamuri mushizeho inkingi ni nk'itafari mwamushizeho. Ngaho reka nkubwire bara abakobwa bose mwakundanye sibyo niko byabaye. Ntabwo nakundanye na benshi, nawe nakundanye na benshi. Bake wakundanye nabo. Ariko bake nakundanye nabo. Mwarabikoze. Oya twashizeho itafari. Ni ukuvuga ngo ubu se baracyari kumwe. Ubwo urumva rero n'ubundi. Urwo rukundo urumva ko rufite. Ariko icyo gihe rwari rukaze. Urumva ko rufite ubwibutso, rufite ikintu yibuka. N'ubundi. Urabizi neza ko niba utunze nk'ikintu bakakiba kugira ngo uzagifate nuko uba waragiranye ibihe nacyo. Wara wambaye umupira waraguhozemo ukavuga ati nyine uyu mwumbati ni sava. Ariko ngo njyewe hano mba naje kugisha inama ariko meze nk'uwari wafashe umwanzuro. Ariko weho ntushaka kunyumvisha ukuntu urwo rukundo rukora rutakoze. None se reka banze nkubaze ntabwo twakundana kandi ibyo bintu tutabikora. Reka nkubwire ikintu mugamije iki? Sibyo bibaze boyfriend ko nyina ntabwo dukunda. Okay, mwaba mugamije iki? Ibyo biza nyuma yo kugira iki? Yo kuba tumaze kumenyana no kumenyerana. None se ubu nk'umuntu mukundana weho n'uyu hari umunsi uragira ukumva kubwira amagambo make utigeze kubwira n'umunsi wa rimwe. Bibaho. Umunsi akubwira amagambo n'ejo yakubwiye ndagukunda bite yego. Ariko uremburane. Uyu munsi afite agatege. Yego. Ugahita urangura mu ngo sava. Akabaraga umunsi hari ukuntu ari munsuhuze. Bitandukanye n'insuhuze y'iki y'ubushize. Ukavuga ati nyine ufite impamvu yo kuba wakumbuye iki, wakumbuye umuntu wumva umushaka umusabwa, ariko se urukundo noneho rutarimo rw'uremburaniste ngira ngo urukundo ruba ruri rugira urwibutso gute? Ngenda kubwira ngo ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Reka nkubwire Fizo. Ingingo byibuze yumvikana ku buryo n'umuntu nyine wari ufite ugahunda. Yego. Ingingo aka kantu Diana ndashe ndakumvisha numva niko koko nari naribeshye ko urukundo rurimo jwere nta kintu cyo kirimo. Biriya ni ibintu ingingo ya mbere yumvikana sibyo kuri ngewe ariko sibyo ntango ibyo ngibyo ari byo bintu nashyira imbere kubera yuko ni ibintu bitari butware n'iminota 20 cyangwa 15 cyakora 15 sibyo ubwo rero ibyo ngibyo hari igihe ubikora n'ubundi n'umuntu ugasanga ni nacyo kintu umupfuye ahubwo byaruta tugakundana umwaka umwe biri bitewe n'igihe twihaye twebwe cyo kuba twabana waretse nkivugira ubundi narangiza nkazakujwe remboza ari uko nge nawe turi kumwe nyuma y'umwaka 2 none imodoka itatwarwa Suzuki yitwa n'umugesi. Oya mbabarira imodoka n'umuntu biratandukanye. Abantu bagiye gukora wagiye kureba igitekerezo cy'imodoka yari yarebye umuntu kandi n'umuntu yamaze igihe ahagaze hamwe arwareba inya. Of course. Watekereza gutera urutango. Ubu abantu bose sha Patrick ndamumenye buriya. Uyu uramenye. Ndakumenye. Nese no bwambe ariko umenye mu byiza cyangwa ari mu bibi. Njyewe ni bibi. Mbone no kugira n'inama n'abantu. Ntaramubeshaga. Niba ukundanye n'umuntu uteretera uhuye n'umuntu ukamwishimira ukamwaka nimero akayoguha. Message ya mbere. Hayi bwa kabiri wajwere mu reste wajwere mu kane. None se reka nkubaza umuntu muhuye rimwe kabiri ukahita umushaka gutura hasi ntanga ari byo pe. None se umuntu ujye kubaka inzu nahere muri fondation. Ubwo sa ubukunzi umuntu cyangwa ubukunzi ibyo ngibyo. None se niba bifashe ku muntu. Ni ibyo ngibyo ubukunzi. Ntabwo tubyemerana naho. Nde wowe nkunda umutima gusa ibindi bice biha abandi bantu bari bwo babikunda. Yes. Nkunda nawe. Nkunda mukunde wese dukundana twese. Nunkunda se nunkundire mu batireste.
oya muri comment iki kintu bazakivugeho abakunzi bacu bazatubwire abantu turi ku ruhande rumwe. Ikintu ushyigikiye nuko abantu bakundana batajya bakora jwere ahubwo bagakundana igihe kiragera pana ariko kumbwira ngo tumenyanye ukwezi kumwe ndaguhaye. Niba umuntu ashinga boutique avuga ngo nzaranguza 10 nunguke 5 kuki ataranguza 10 akagomeza akagira rya 10 akagera aranguza 10 aranguza 10 nuwa ngo urukundo rurimo jwere rugamije kugira ibyo rwunguka ibyo bumwe cyangwa uko umuntu yagusanze akazasigara ikiyongereye ngo kandi buriya iyo bikubaye gutyo nuvuga ngo ni nk'itafari ubishize ku nzu uri kumva ejo iyo mugarutse mu kongera mamushize inzu ntabwo ihirima ejo iyo mugarutse mu kongera ukayubura biragoye ko yahirima umuri ucuruje ugahomba watubireka ngo nuko wahombye ni ukuvuga ngo iyo ntabwo yahirima ahubwo wenda avuga ngo ubushobozi burashira ubushobozi iyo bushize yes ugakomereza aho wari ugeze yes nuvuga ngo nyir'inzu akomereza aho yari ageze ntabwo mbyemeye ukabwira abantu ngo urukundo rurimo jwere n'urwanya rwibabwire kugira ngo urukundo rurimo jwere ntabwo ari rwo je ntabwo mbyemera ntabwo nemeranya nawe n'uyu ntabwo nemeranya nawe nera kamusobaye neza urukundo rurimo jwere uri kumva ni rwo rukundo uri kumva mutwandikire mutubwire ukuntu namwe mu byumva ahubwo rutarimo jwere wenda twarwita gakundo kurumva ntabwo ruba rwuzuye yes nukuvuga ngo rega n'Imana yashyizeho ibyo bintu byose ibyo bice kugira ngo bijye bikorwa n'abantu bishimanye babiri cyangwa se none se siyo mpamvu wumva umuntu akundana n'abantu barenze siyo mpamvu wumva siyo mpamvu wumva shire wakubwira ngo you are so sweet so sweet nuko banyine yarumvishe ko urimo akantu akaryohera yes urimo satani Patrick arimo satani n'ukuri oya abiri siriye ngo nyine niyo mpamvu wumva bakubwiye ngo you are so sweet nuko nyine bumvishe ko umuntu wabaye uburenganzira bwo kumva ku karyohe agakomeza akagukundira kubera ko uri sweet umwana kera ntabwo bigeze bagutuma nk'isukari kwa kundi bakipfunyika mu mashashi gatubura akantu gato munsi kagashyira mu kanwa ukagera mu rugo hasigaye nk'udusukari wawe tandukanye isukari n'ibyo bintu erega Diane nawe urabizi ariko Diane nawe urabizi ko urukundo ari ukujweremburana guhakana kwawe ni no kwikiriza ndabizi ngo guhakana kwanjye ni ukwemera nose yongeye nemera ari no kandi ko kujya umwango ntabwo mujye muvuguruza ngo ibintu bofe ndakuziho yabivuze nge nemera ubwo kwemera kwawe ni uko wahakana none se kubera iki Dia turakundana twarakundanye uri kujya ugira ngo kubera iki se wambwiraga uri kumva Dia kubera icyo wambwiraga ngo twungugaruka twongere ndahukanye oya ndahukanye oya kubera iki kubera icyo wambwiraga ngo garuka twongere nyine ngo dukomeze turwubake tandukanya njyewe nawe n'abandi bantu bagiteretana oya byose si byitwa urukundo duteretana byarabaye se tugiteretana byarabaye yego wenda si kenshi ariko nanone si na gake ntabwo byabaye systeme navuze ngo umwana ahita umwandikira jwere nibyo bofe ndakoresheje urabona ko ambwira ngo garuke yewe ntabwo nemeranya namwe ariko ko mwabimbwira kose ntabwo twemeranya mwebwe uba mujye mukundana nijwere reka guhakana kwawe ni ukwikiriza Diane abantu nabo baba bafite ukuntu babyumva niyo mpamvu wenda impamvu mwe muri hano nuko ari mwe tuba twabashije kugeraho mwanga ariko buri muntu afite ukuntu yatambutse igitekerezo cye ku ngingo twaganiraho uyu munsi akabishyira muri comment akavuga ngo uko myumvaje numva ko abantu bagakwiye kugira ngo bakore urukundo bakakoza imibonano mpuzabitsina cyangwa se ku mugani wa Diane bakavuga ngo urukundo rurimo jwere ntabwo ruramba ariko batubwire badatinze kugira ngo ngire umuntu mu rukundo boyfriend nawe amenye ngo urukundo impamvu rwanjye haburamo utuntu nuko jwere yabaye cyangwa itabaye cyangwa ikabiba gake cyangwa ikabiba cyane buri muntu afite uko byumva ariko buriya iritavuze umwe oya muri abasazi ntabwo ari ubusazi reka baratubwira baraza kutubwira sibyo ubwo nyine baraza kutubwira wumva ibyo nanjye niko numva ibyo ariko urubanza bazaruca kuko tuzi ko ari ibyo byemere twagutsinda kwemera kwanjye biragoye urubanza ufite ibimenyetso bifatika niba uba ari umwere
kwemera biragora. ariko Diane nawe urabizi ko rwose kujya uremburana ari byo birwubaka. Hoya ntabwo mbyemera reka. Ngewe nakubwiye ngo ni gute nyine ubundi ibi bigomeje gutya nta hantu byagera. Ngewe ubu ngubu ikintu nahanye ni uko umuntu turi buhure wese icyo naje nishyizemo ndamwandikira nca byagaciye. Dushimira abantu, turagushimiye wakomeje gukurikira Pasino Official ku mbuga nkoranyambaga zacu zose. Ni Pasino Official wanyarukiraho ugateraho akajisho mukajya muguma kutuba hafi. Yego ubu nanjye nabaye umusangwe rega ntabwo nyiri umushyitsi sigaye hano nshishamo nka naharara ugira utahe bagakora urukundo bakangisha ukuntu bakora urukundo ako bita mushimira abantu twabanye muri iki kiganiro kandi mubararekere no kuzakurikira icyo ubutaha guys banateraho comment kuri ibi bintu mumbabarire mudukize nyina Patrick n'uyu mukunzi wacu dusoza ntabwo yasoza atagize akandabwira abakunzi umunsi ntabwo ari bukabwire Diane gusa umunsi arabwira abakunzi ba twese wasize unguturiye umutima ubu mu mutima harimo uruguma ndikumva naguha urugume ariko si nkunda urugomo ikindi sindi umugome ariko wewe warangomeye kuba umugore wundi mugabo nari nzi kuzambera umugore ingutiya nakuguriraga zabagari zo muri Gabo Gambia ndetse na Ghana siniganaga ndemaniga ngo nje kugotomera kayoga nje niguriraga yoga ati ngo naguturira amanga ati inzo gukigumura none reba ibyo wankoreye ibuka disi duhura bwa mbere kwa Hagayi waje guhaha nanjye guhaha nkubwira hayi nsubiza hayi mba ndaguhobeye ni hobe ni wampunga nawe umahagura mpobera ni wampunga baraho barahunga bajya guhuruza abandi bahungu batiye baba muze mureba abahanga mu guhoberana wari wankunze ukimbona nanjye disi byari bityo umbwira ko witwa Muhoza umuhanga wiyongiye umuhanga nanjye ni yewe warayehaho mbonye nkukunda nk'uguharaye baherena nkabimahero ariko weho nkaguhahoba amahene yose nyatwarihuye nkugurira amaherena y'umuhondo kandi disi yandahena ndakwebera mba nk'ikihebe none amaherezo uravuze uti toka Patrick uri umutimbwe sha waramemukiye umuntu ko yakubabaje nagumaga mu rugo ndi kuguguna ikigori n'ubugarama nigari kuguguna ingurube ngo ntazabura uko nkugurira ikigayi twagiye Kigali koga nkagutekera uri kuri TikTok umunsi wankoreraga visite ifiriti uri kuyinywesha fanta ngo ubone ko ndi romantique none amaherezo waransize waramemukiye Patrick uziko mani yababaye byaratubabaje ni njye se Muhoza uramemukiye ariko biri seriye umva Mugari wakwiye kamera ariko narumiwe yiziri holedi urakoze yiziri negera nyine amazi yo kunywa babaye wagweho kamera undi mwana kari kurira